cyane ndashima Imana kuko nageze hano mfashije cyane mu by'ukuri kuba nageze hano numva nta ruhare runini nabigizemo ni ubuntu gusa ikindi shima Imana ndashima Imana kuko ntekereje wenda niba yatubwiye ko hari abandi baba bamufashije ariko ngiye kugira ngo mbone ibintu byiza gusa kenshi hari igihe mba numva se nk'umuntu wikanira muri nge ariko kubera ko mba ntabiboneke kubw'umutima wenda nge mfite ariko birangira abinshizemo kandi nahagera nkumva ndishimye cyane mfite ishimwe rero ku bwa pasika cyane ndashima Imana cyane kuko kugera hano ejo numvaga rwose bidashoboka ariko pasiteri tumaze kuvugana avuga ati oroshya ibintu nta kibazo uhagera urumva ni ubuntu bw'Imana. Ikindi shima Imana muri mwaka washize cyangwa no muri uyu twagiye duhura n'ibintu bitari byoroshye cyane pasiteri arabizi we ababizi ibyo twahuye nabyo ariko Imana yaraturinze cyane kubw'ijambo ryayo Imana yaravuze ku muntu. Mu minsi iri imbere natemberanye n'umugabo dukoraga isita twari ku igare tumanuka ahantu kuri kaburimbo cyane hamanuka cyane moto biraducakiye kandi twaramunukaga nayo izamuka iradukubita ariko ishimwe mfite Imana yambwiye ijambo rimwe nkinjira muri iri toro ry'abanyamugisha ngo usanase umushumba arahamagara mu izina ngo usanase ntabwo uzakorwa n'isoni. Iryo jambo n'ubu njya ndigenderaho cyane ndashima Imana ko sinzi njye ukuntu navuye ku igare kugira ngo ntaza kugira ikibazo. Noneho umugabo moto iramukubita asigara agaruka ari moto imufashe iryo gare njye narangije kuvaho kare nta hantu nigeze mpurira na moto kandi twari kumwe nta hantu mba nigeze nkomereka usibye akantu gato kari mu itako nako kahise gapfundukamo nta kibazo kigeze gateza. Ndashima Imana rero ko n'umugabo wanjye nta kibazo kigeze kimubaho. Pastor naramuhamagaye ndamubwira nti umugabo wanjye mujyanye mu bitaro we abashije gukomereka ariko njye ndi muzima nta kibazo twari kumwe arambwira ati biragenda neza. Urumva twahise tuvayo reba kugira ngo umuntu wakomeretse hano hatobotse ku jisho uyu munsi wacitse n'inyama barasana barangije ivi naryo rirakomereka ahantu henshi yari ibisebe mu mutwe hano baraharura ariko twaraye mu bitaro rimwe buracya turataha. Yamaze nk'icyumweru ahita afata isuka ajya guhinga. Urumva nishimwe rikomeye cyane ariko uko wabirebaga impamvu numva mfite ishimwe nuko ujya kumuka umuntu ngo bakubitanye bahita bapfa kandi n'ukuntu moto yamukubise yari aryamye arimo kwanira navuze ijambo rimwe gusa ndavuga ngo Mana ndinde gupfakara nkajya mukora mu mutwe nkavuga ngo Mana nkuriho gupfakara. Nicyo kintu navuze nibwo nabonye guhamagara pasiteri yamubwiye nyuma nampamagaye ngo duhuze abantu kuri telefone ndavuga nti ntabwo ndi buhuza ahubwo njyanye umugabo kwa muganga. Ubwo rero nyine urumva Imana yadukoreye ibitangaza sinigeze mfakara iryo ni ishimwe rikomeye ko uyu mwaka ntapfakaye. Umugabo wanjye ni muzima pasiteri yarambwiye ati humura ubwonko bwe ati reka dusengere ubwonko bukore neza. Ndashima Imana ko ubwonko bwe butangiritse ndashima Imana ko ingingo ze zose zirakora neza. Ikindi nshima Imana ndashima Imana nabwo niba ntakita ikibazo ariko ubu ngubu nta kibazo nkikibonamo. Nanone muri uriya mwaka nko mu kwezi kwa karindwi nari mfite umwana wari ugiye mu wa mbere kwiga noneho ngiye kumugura ibikoresho agiyeyo kwiga ukwezi kumwe ahita acika intege usanga bamuteye inda. Ariko ikintu nshima Imana ntabwo ari uko bamuteye inda ahubwo biragaruka kuri rya jambo nshima Imana ngo sinzakorwa n'isoni. Ni ukuvuga ngo nahise kwiga yahise abireka acika intege twifuza ko yakomeza kwiga ariko biramunanira aba mu rugo. Ariko ikintu nshima Imana ni uko iwacu mpabona abana benshi batewe amada bamwe ngo ntibaza bayabateye reka akabaho gusa umwana bakazamwandikisha kuri sekuru ngo ni wese kubera ko babuze ababateye ayo mada ababyeyi bakirwariza ibibazo bikavuka. Ariko ndashima Imana ko uwo mwana wanjye umusore wamuteye inda amwitaho cyane mu buryo butangaje kubera ko turi kwitegura ku kwezi ko abyara. Ubu ni ukuvuga ngo uwo mugabo we ubwo namwita umugabo we kuko birashoboka ko yazaba n'umugabo we
kuko aramukunda cyane, ariko we nawe yari akiri umwana akishakisha atarubaka, nyine ukubona ntabwo n'ubundi bashyingirana abo bana batariyubaka. Ariko ikintu nshimara ni uko ejo bundi nari ndi mu isoko ndi kugura ibintu, yaduhaye amafaranga aratubwira ati genda ugurire umwana ibikoresho bizamufasha, ariko ntujye kutugurira muri bya bindi babungerana, ahubwo tugurire karite, tugurire ibintu byiza ku buryo umwana azasohoka bakavuga bati dore umugore ufite umugabo. Urumva nagiye ahantu ku buryo ibyo abandi bakire, aho abandi bakire baguriraga nanjye niho naguriraga. Haleluya. Numvisha no kuri ndimo gushimana mu mutima. None ndavuga ngo reba nk'ubuye, kandi mu by'ukuri mu byumve nari mpagaze nayo, kuko muri uku kwezi nari mpagaze nabi, nta ku gafaranga kaboneka. Abanira nk'ubu bamutera inda, nta gafaranga mfite, akaba agiye kubyara, baramwihakanye. Ubu ngubu noneho yari buzaheke nibura mu bintu bya 20, ariko ubu ndashimana bigiye guhagarara mu bintu byo kugira ngo asohoke ameze neza, bigiye guhagarara mu 100. Urumva nishimwe rikomeye cyane. Aravuga ati genda ugure ibintu byiza nibishira wongera umbwire nguhande. Nubona bitahagije, ariko ugure ibintu byiza, ntugende ngo ujajanganye, wowe umbwire ngo hari ibindi bikenewe. Haleluya. Urumva numvisha irya jambo rigaruka ngo nagusa nasa zakorwa n'isoni. Ndashima Imana rero, nubwo mwana wanjye byagenze gutyo, ariko afite umuntu Imana yakomeje kumwitaho. Urumva nishimwe rikomeye cyane, ni byinshi cyane nashima Imana. Ikindi nshima Imana, nsa nk'umuntu ugira ubuntu, nakongirirwa ubuntu n'Imana ku buryo n'umugabo anyizereramo cyane. Ntacyo nkora no guhinga iyo n'imirimo idashinga, ariko mu byo ngaragaramo hari igihe umugabo bimucaka akavuga ati wenda usa nasa afite ifaranga araje ngurize. Mabaze se wowe uyu mbonye mbona amafaranga gusa. Ndashima Imana ko bamanuriye ko mfite amafaranga ngana na Bibiliya, ariko no kuri sinjya mbura uko mbigenza, uko bigenda kose. No mu rugo barangije kwizera abana bati subira ubwira papa amafaranga y'ishuri wabibwiye mama. Urumva nabyo mba numva ari ubuntu. Kandi iyo ikibazo kije mu rugo, ntabwo mvuga ngo uyu mugabo wanjye niwe uzagikemura. Oya, ntabwo mpita ndeba ku mugabo ngo uyu mugabo niwe uri bukemure ibibazo. Aba bana barakennye, niwe uri bubakenure. Ngo yamita numva ibintu byose ari ubuntu, utanumva ibintu byose ari Imana. Haleluya. Mahita numva biri bunyure muri nje n'Imana yawe, kuko ndabizi nta kazagira nanjye nakongira. Tujwe no guhinga gutyo sizo yarangira tukabamo kwizera. Buri muntu akabamo kwizera. Ariko ikintu nshima Imana, ntabwo nizera muri uwo